turabakiriye bakunzi bacu aho muherereye kuri Bibogobogo radio na televiziyo muhawe ikaze mwese aho muherereye abumva ururimi rwacu rw'ikinyamurenge abanyarwanda abarundi mwese muhawe ikaze muri kumwe na Nkomezi Eric ubu reka tutaraganira dufite abatumire bacu babanze batwibwirire kugira ngo dukomeze ikiganiro karibu. Nitwa Muvandimwe Christian Rusaka. Nitwa Sesara Nyamujereti. Witwa Sesara Nyamujereti. Nyamujereti. Yego. Ayo niyo mazina yawe y'abavyeyi cyangwa n'andi mazina gusa? Ay'abavyeyi ni Sesara. Naho Nyamujereti ni iry'akazi. Ni iry'akazi. Akazi nyabaki Nyamujereti. Akazi ka comedy. Si wowe nabajije ndakubaza nawe ibyo. Ka comedy. Ka comedy. Aha, Rusaku nawe n'izina ry'abavyeyi cyangwa n'izina ry'akazi? Ni igisekuruza. Ni igisekuruza cyawe. Aha, sawa murakoze. Hanyuma turabakiriye namwe kuri Bibogobogo Radio and TV. Muhawe ikaze. Yego, mukorera hehe ko muvuze ngo mufite akazi mukorera he? Muri Kenya. Yego, ndabizi ko mukorera muri Kenya. Muri Kenya hakorera benshi twari dushaka kumenya mukorera iyo comedy. Yego. Ahubwo vuga ngo se tuyicisha kubuhe murongo? Umurongo nibyo nabajije. Wa YouTube. YouTube channel yanyu ni iyi. Okay. Rusaku comedy. Kuri Rusaku comedy. Ushaka kureba Nyamujereti na Rusaku. Nkorera kuri Rusaku comedy. Nkaba n'umunyamakuru kuri MTV yacu 5/5. Yego. Uyu ni umunyamakuru akongera akaba umukomedian. Rusaku abamureba ni Rusaku nyine murabona ibyo akora nta kundi mubyihanganire. Bana tabwa Rusaku gwifuye. Ni Rusaku gwiki. Ni Rusaku gwiki. Ibisobanuro. Rusaku bisobanura ngwiki. Birasobanura Rusaku. Yego, nyine abantu bevyemere ko nuderanje bemere ko Rusaku ni derangere mu yandi magambo. Nyamujereti kurantuka ba. Nyamujereti ugize igihe kingana iki muri aka kazi mukora? Akazi ka comedy nkamazemo imyaka 2 ngaho ninga imyaka 4. Utabesha. Umunsi gambanza twari turi kumwe. Nabajije kuri kamera yaje. Imyaka 4. Katra. Muri comedian. Mane watoje mu gifaransa. Mu bunyamakuru ndakizi turakigeramo ndakibaza. Wikiyemera wakabyarawe. Hanyuma mu bunyamakuru uhageze igihe kingana iki? Amezi 2. Nangaye Rusa. Nayo ngaye. Mu gifaransa amezi 2 bahita gute Rusa? Wavuze ngo kubaze mu gifaransa. 2 mois. Ni 2 mois. 6 mois. Yego. Hanyuma Nyamujereti. Karame. Mu banyamurenge urabizi umuco wacu w'abanyamurenge kubona umukobwa ukina comedy cyangwa umunyamakuru hari ukuntu bigoye kubyumva. Wabitekereje ute kugira ngo ube umunyamakuru wongere kandi ukire na comedy muri iki gihe kandi nta wenda barahari ariko abenshi ndabo tuzi wowe wabitekereje ute kugira ngo utangire uwo murimo? Nuko zubyimva. Comedy uko nzambyumva nukubera nguko Rusaku yaravuze nuko nzambyumvamo kandi ni impano nawe ni impano zamuvugira nimwite ku bya Rusaku none se kutavuga ibindi ndabivuga gute wabanje kunca mu reka banza subize Rusaku none mushana uko nabyiyumvishemo nuko mbibona warumbaje gute da naringubaje ngo se wabitekereje gute Rusaku yadusakurije ariko wabitekereje gute nk'umukobwa w'umunyamurenge kugira ngo wiyumvire gukina comedy no kuba umunyamakuru kandi mu bwoko bwacu urabizi ko bigoye wabitekereje gute? Gukina comedy ni impano nisanzemo nahawe n'Imana kandi n'ubunyamakuru nabwo ni impano
ushobora kwiga wenda ikintu runaka wacigiye ariko kubera ko atari impano yawe kikakunanira njewe utaracigiye kuko ari impano yanjye nkagishobora yego ubwo rero ni ibintu bisa n'impano niherewe na rurema yego ese kugira ngo umuntu amenye impano yiwe biza gute bitangira gute ni ukuyikora ukabona ibyaye umusaruro mbere y'uko utarayikora nyine uzumva gute kakomedi mbere iyo ubonye wicaranye n'abantu abakuru abatoya muraganira ukumva abantu bose babara bakwishimira akavuga ngo uri umunyarwenya cyangwa se uyu mwana icyo kintu bagenda bakubwira abantu bose uwo muri kumwe wenda nk'ukuntu abanicaranye na rusaku twavugana amawiri matatu tukabona turasetse undi muntu nabona ararakaye wowe ushobora kuvugana nawe ntabe yo kwishima cyangwa ngo aseke ariko njewe namuvugisha akabona arasetse cyangwa arishimye mpita ntahura ko icyo kintu iyo uri umunyabwenge ureba kure ushobora kureba ko icyo kintu ushobora kukibyazamo umusaruro yego to rero bikagenda biza buke bukeya yego aho ni sawa cyane none nta mbogamizi wagize mu bwoko bwacu urabizi kandi ubu nyine none bamenye kuvuga nta mbogamizi nta bakugwanyije baje ngo bakubwire ngo ibintu ugiyemo ntabwo ari bizima ni gute byagenze kuravuga gutuko nico kintu baza bakora ntibaza babura ikibazo tugira mu bwoko bwacu kugira ngo mfite nuririra ahuvuze ntibaza bakunda kutera imbere uzugira ngo uzamuke bakabona ko udashoboye ahubwo bakakumanura ariko si bose simvuzaga bose kuko n'ubundi nta kintu wobona abantu bose bemeranwaho cyangwa bahuriyeho bose yego rero hari ukuntu njyewe nja muri komedi abantu bose babonaga ko ari uburara kagenda nkina ariko njyewe kuko ari ibintu nkuze kandi ari impano yanje ndabikomeza ababyeyi baje ntibigeze bambuza ahubwo abantu bo ku ruhande bakando ba neyiba nibo bazamuraga umunwa noneho ngo baje kubona batangiye noneho ntangiye n'ubunyamakuru ngo uzi ko bya bintu nyine byaje kuba byo noneho nabyo bamwe batangiye babipfuza ngo ubwo se ngo wowe wubaza iki ngo uzoza ubaza bya bindi byawe ngo uze ukina ngo uze gusetsa ariko ubu nyine abapapa bakuru abato abaki urabona ko bagenda babishigikira nubwo bapfobya umuntu ariko wowe ikikurimo kikubyiganiramo iyo ugihataniye ukagenda ugicira inzira kaba mbaye ubwira ko ushaka yego ntibabura hanyuma umusaza rusaku abenshi baramuzi iwe ni icyamamare muri komediya rusaku niwe wakubwiye ngo uze mukorane cyangwa wagiye kumunegosi byagenze gute kugira ngo ukorane n'icyamamare rusaku yantumyeho ninde washatse undi yaranshatse ndabeshe ngaho rusaku natubwirega niwe watangiye niwe ufite inararibonye ninde watangiye undi rusa ninde washatse undi ngo mukorane mushaka ngo dukorane bo ni nyakenshasa niwe wamuzanye amuzana wamutumye byagenze gute yaravuze ngo azi umuntu umuzi wigira nk'umusaza kandi utari mwiza ku isura twamubwira agapfurero yoba agapfurero turamutwara nyine tumukesha nk'umupfurero akina nk'umupfurero cyangwa akina nk'umukobwa ya mbere nakinya ndumupfurero wakinya nk'umupfurero ubona uko atavuze wabaye nka nzovu yewe icyamba baje no kutuzovu yavuze ngo ni umunyabyinshi ayi umupfurero yasubiyemo nyuma ariko mbere yavuze ko ari umunyabyinshi heri mwisho yavuze ko ari umupfurero nzovu ni umupfurero muravukana nawe uriho ni jamushatse niwe wamushatse none nyamujareti ubona hari icyo ariko yungura hariya kuri rusaku komedi abikora nk'uko ubyifuza cyane nyamujareti ari sawa ugomba kumushakira akantu nyamujareti arabishoboye cyane kera warakamuhaye ntiwumva ko bigenze neza kera watangiye guhabwa utuntu aho ni sawa hanyuma utuntu turatandukanye nyine ntidushaka kumenya ko wamuhaye n'akanyegeri ni akantu upfa kuba ari akantu gafite inyungu nta kibazo hanyuma rusaku abantu benshi baramuzi yagiye agaragara kuri za kamera nyinshi cyane niyo mpamvu natwe twamutumiye ahangaha ni umusaza ukina ibintu byiza by'umuco w'iwacu siko bimeze rusa kandi umuco turawukeneye cyane ni ukuri n'imyaka yiwe ntabwo ari mikeya rusaku ibi bintu wabitangiye ugeze muri iki gihugu cyangwa wabitangiye ukiri niri iwanyu depuis longtemps
kuva kera yego ugeze igihe natangiye mfite imyaka 12 ubu ugeze he ugejeje inga ubu nyine mfite nk'imyaka 35 ndagira ngo ugeze kure ndabona ko subscribers hari kuri Rusaku Comedy wowe ufite imyaka 20 numva bigeze kure hanyuma Rusaku muri ico gihe cyose wakoze urabona ibi bintu wigisha abantu hari ico bariko bahinduraho cyane tuvuge ko bari hanze y'iwacu nk'abari mahanga iwacu ho nahinduye ibintu byinshi cyane ibyahangaga ntawuzi ubimenyaga muzamuherukanaga kuri YouTube noneho ntumenyega abahindutse nawe iwacu twakinaga twatubabona basohotse mu ikanisa noneho tugakina bari aho ngaho ukabona nyine hari ikintu gihindutse nyine bamwe bakaza bakabavugisha twigeze gukina ahantu dukina ku bintu bijanyiranye n'abasaza bakaza bashaka abana ariko bagatuma abuzukuru babo bapfushije se abasaza bapfushije noneho bagashakaga gushaka kandi noneho bakitoranya bakavuga ngo muzamuja kundaraza imbere mu ikorari ariho mutora abageni kuko abana b'abakobwa biwacu bicaraga imbere nubwo batazi kuririmba ariko bakabashira imbere ariko ari beza nta mubi bakaza ntibitaga ku majwi barebaga gasura bakazareba gasura utaricara imbere nyamujagati harubwo wigeze wicara imbere gusa sinigeze nicara sawa noneho turakina tuvuga ukuntu atari byiza ukuntu ari ka violence ukuntu noneho umwana w'umukobwa iwe yaje azi yuko ari uwo muntu umushatsi ariko yashikaga habwa undi musaza wakorora mu kirambi nyina akazamuza agaciro ibikorwa bingana nkuko noneho rero turabikina ukambona mugore umwe kararira nko gukura jewe ndavuga ati niki cyabaye noneho dusohotse araza aratwegera aravuga ati noneho ikibazo cyabaye ni mwakinye ibintu dufitemo ikibazo bihari noneho hari umwana wanje yabombotse muri ubwo buryo noneho ngo agire ngo arataha abapasiteri baravuga ngo ni indowa ngo yuko ngo yaharaye 2-3 ngo ni indowa noneho tugerageza kubyerekana ko atari indowa tukina nyine atari indowa ndetse bamwe baba abapolisi bafunga abo bantu barenganura uwo muntu nyine mwana asubirayo icyo nzi cyo uwo mwana yasubiyeyo ni umunyeshuri yaje no gushakwa neza ndabizi uwo ni umusaruro byatanze uwo ni umusaruro umwe twabonye yego ikindi twiwacu twari tumaze gukuraho bari abapolisi ikintu kijanyanye n'amaguru yaje kugufunga akavuga ngo nango numuheze ngo ifaranga nkoko y'amaguru kaho numara kumuheza iyo nkoko agusiga aguheza amaguru yiwe ukayagumana icyo twari tukimaze nko kugica kuko twahata tubikina tukerekana yuko tabitabaho umupolisi nimba bamutumye baramutumye afite umushahara wiwe niko kazi kiwe yatumwe ariko ayo maguru turamuheza amafaranga n'amadusi mumuhe niza amaguru nuko sinzi twahata tumenyaga nimba yacu yishura cyangwa noneho rero nabyo twari tumaze nko kubirangiza twari tumaze kurangiza ikindi kibazo kijanye no gutwika imisozi ese gutwika imisozi ni bibi cyane none muci ko twakaza turagira ruko umusozi yahiye urabona ko iyo mutwitse 2-3-4 ubwatsi burashira none ko twasuraga ari uko twatwitse imisozi tukabona kubona ubwatsi kuriya no ubujinga cyane mworeka byatsi bimaze gukura yandare ikavundira hahandi urumva noneho izigira ibindi byiza noneho binakomeye naho kakamerera muza muvuga ngo nakamerera iyo gahuye n'akavura akazuba gakeya karuma akamerera n'akahantu hatahiye ko ndavuga hari umuhira hari umuhira kuri uyu muhira akazuba kasuye kandi kuba kuko karangiza buriya bwatsi vuba cyane ariko buriya bwatsi iyo bumaze iyo bwakuraga bwamara gukura bukaba bwinshi iriya ndare yamara kubitwika ikabora noneho imvura yagwa hamereramo ubundi buza buramba kandi bukagira nk'imbaraga ukuntu noneho mu minembwe ntibari bagitwika imisozi twari tumaze kubica
iriya mwasuhuriraga naho mwakaza mubibuza cyangwa ni mu minembwe gusa mwabikora ahantu hose kuko umuriro uraharibisha cyane none se uharibisha n'intuza n'amavuta y'ubutaka indare yo kizingandazi kwinka twakaza tuzitwara zigakizwa n'umuhira mushasha cyane indare yo kizingandazi kwe cyangwa mushaka kumara inka ziza zimenyera ubwatsi iyo mwayimenyereje ubwatsi bw'umuhira ifatira kwa kundi iyo mwayimenyereje ubwatsi ubwo ari bwo bwose tuzubona inka ziza zirya ubwatsi bw'umyana izi nka ziza zirya na pampasi ntitwozitaho oyaye izi nka zibona zihuye n'inka ziwacu inka zimeze neza ziri mu maferme ziragira bazihereza ibyatsi byumye bijya byumye bakabikata zira niko zakuze zizi aho niko natwe tugomba kuzigira kubera yuko twe dufite ubwenge tuba tuzi n'agaciro ka buriya butaka twadutwika tugomba kubikora nyine muri ubwo buryo tukaba tumaze kubica muri kariya karere kubera gukina gusa ni amasomo meza cyane n'ubundi iwacu bakaza babyema gutwika imisozi burya ni bibi cyane kuko uratwika hajya watwitse kugira ngo hazamere igiti ya mbutoga yakibutse ziza zirasha ikindi giti kimera ku ruhande kirasha na bwa butaka nta butaka bushobora kwakira iriya mbuto kuko bwarahiye nabwo amavuta y'ubutaka nawe yarahiye iriya iwacu ndumva mwarakoze ibintu bikomeye hano naho n'ibikunduke ku misozi bino bimonyoko mu Giswahili noneho twari tumaze kubica nabyo byari bimaze twari tumaze kubirangiza kubera yuko twarakinaga tukavuga iciza cyo gutera ibiti aho ngaho noneho kuko iyo umaze gutera ibiti kuri ibyo bikunduke noneho imizi yazo irafata noneho ubutaka ntibugumega gukunduka wubatse igihugu nuko wagitaye naragitaye ariko nari maze gukomera hanyuma tugeze ino n'ubundi wa muco w'iwacu urakenewe mwarakomeje mukomeza kwigisha abantu umuco ino naho reka tuvugane muri Kenya turi hano Nairobi hari ico mubona biri kuzana nk'umusaruro ino mu muco mwigisha ibi ngibi dukina yewe nza mbwibwa n'abantu ariko ari akantu kamwe twigeze gukina turi kumwe na Kinshasa yaje guhinduka Kinshasa ko yaragira irindi tugikina Nyamirimbo none hari igihe tugikina none twakinye ikintu kijanyiranye no kuntu nyine abantu bitwara mu mago yego umuntu umwe arampamagara arambwira ngo twaba twinjira mu buzima butatwereka cyangwa tumenya ngo iby'urugo bwacu tubona cyagiye naza ngira banyirukanye ku kazi umugore nawe akanyirukana ubwo buzima nawe bwamushikiye wamukozeho noneho asa n'ukoze ku muntu arampamagara nzaga kubwira iwacu ati twasenyega ingo z'abandi zakomeye aya ni sawa wowe yarumvishije nubwo yavuze ariko yarumvishije bene abo ngabo bamwe niba batubwira nuko abandi bakaza bakatubwira ngo twakoze ku bana b'imfubyi twakoze ku bapfakazi muri ubwo buryo nyine ariko mukabyihanganira mukabikomeza none se tworekaho gacwa ni mukomeze n'amasomo meza dukeneye umuco mwinshi cyane hanyuma nandi bazi Kinyamurenge niko naringiye kubaza wigishije umuco kandi ugize imyaka tuvuga n'ururimi rwacu rw'umwimerere hano jewe ejo bundi mberutse kuza umwana arambwira ambwira imvugo niba ari igikamba sinabimenye mubaze ikintu aho kumbwira ngo yego arambwira ngo eni urumva umwana mutoya abwira nyina ngo namwigishe byabaye ikibazo ariko nyine atangiye kubimenya twaramwigisha atangiye kubimenya aba bantu batigisha abana imvugo yacu ibo ubibona gute ugasanga ko baravuga aho kuvuga Ikinyamurenge akavuga Ikinyarwanda cyangwa akavuga azagenda gutegera intu yabaziza jyo nibo nigeze ko bumva babavugaho ngo bateye agahinda ngo abantu bazama bicara umwana wacu ngo ntazi Ikinyamurenge bare abahungu bari mu gukina neza cyane cyane mu bakurikire kuri zizacu bari mu kubimenya cyane ariko nawe nageze wowe numva abana bawe ko baravuga Igiswahili kandi ari wowe wigisha umuco baza bakivuga ariko kuri iyo nzamba merera nabi cyane kubamerera nabi batarashira muri pratique ati muvuge guri
mumasumba muzamugenda mukivuge nimushake muzavuge n'igikamba cyangwa ikijyaro cyangwa igikuyu ariko nimugera hano mu rugo muzamugerageza kuza muvuga ikinyamurenge kubera yuko jewe simba mu rugo umuntu ubigisha cyane ni nyina yego kuko niwe baba bari kumwe amasaha manini n'umwanya muremure ariko jewe simba mu rugo mpagera niyo haba nta mwanya ufite wo kurera abana abagore n'abagomba nzanjya nkama ndyama nkagira ngo nuko ufite ikibazo mufatikanye n'umugore kwigisha abana ikibazo uragifite jewe nakubwiye ko nabikoze neza yego hanyuma gusa usengera usengera mu nzu niyo wari itorero ryawe cyangwa ntubwire itorero nari mbaje urusengero ikanisa usengera teranira mu baturika uri umuturika ariko nkunda gusengera mu nzu cyane niko baturika babikora cyangwa niwe wenyine ni abaturika bose babikora cyangwa niwe ubikora wenyine abaturika babigira bose bagenda basengera mu mazu cyangwa ubikora wenyine ubishaka buri muntu agira aho azakunda gusengera wowe ukunda mu nzu nkunda mu nzu bibiri iravuga ngo abibagiwe guterana bararimbutse tumva ko nakubwiye ngo nzateranira mu baturika ariko gusenga nzasenga cyane cyane ngasengera mu nzu oya twabaje guteranira ni mu baturika sinabigusubije ariko wowe waza uvuga ariko ndusengera uraterana gusa ariko ukaza gusengera gusa utazisenga yikubera gusa ko urasanga aho utazugera mu ikanisa hazageramo nzanjanye wita umugaturika ndumuturika nzasengera nzanteranira mu baturika ariko navuga ikinyarwanda ngewe reka n'ikinyarwanda mvunika kandi felicitation uvuga ikinyamurenge cyiza rusaka cyiza cyane hanyuma nyamujareti wowe usengera usengera muri ekanisa ariko timu yanyu ni nkaho mutaza musenga twebwe tugiye gutangira turasenga mu wawe no musengera mu nzu iyo tugiye no gutangira gukina nyamujare usengera muri ekanisa nagibagiwe uyu muntu agira ikanisa kweri ndarigira kandi cyane none ugibagiwe amakanisa yo nafite n'amazina akomeye ibyo kwibagirana kabisa cyarangoye naje kuvuga icyongereza nkamangira ukoga ariko no kuri muzamureka nuko nyine abazungu bazadukoronize bagume bakoronize bakuruho nibashaka bazoza badukubita n'agakanisa kadafite intunze kangana ngo ni bwaki ngo timu yavuga amazina ko je ko ndavuga icyongereza ukuga ntibovuga ngo ni ngo bavuge ngo bagitese abagite ngo mu mahirwe se cyane kazamine ku ruhimbi oya ko urakoresha icyongereza ibizongereza uko wogenda mu bazungu ta hantu wasanga izina ry'umunyamurenge ry'ikinyamurenge pinti bishoboka nyamujare iryo bagita utihangana utubwire twumve aho sengera ese hahandi kayore ni he nyine havuge nahibagiwe nza nkunda kumusanga kayore mu muhana cyangwa mu ikanisa nukuri nagiye iyo kanisa riba mu muhana nyamaviri ariko nanjye sinza giye umugabo umwe yageze ari Bugande umusaza wo mu Minembwe ashike aje gusenga asengera muri gospel ntibana hano hijya kwa mwana Rutebuka kwa Bishop Rutebuka mwana utayerezo tayo none se umwana imbere y'Imana turabana b'Imana kandi n'imbere ya nyina ni umwana none uri nyina nyirakuru urumva uwo mugabo yageze Bugande aje gusenga avuye mu Minembwe asanga ikanisa gitwa ngo ni nimba ari Redeemed wa musaza ataravuga ati ibintu byarakomeye aravuga ngo ikanisa ngo ryahinduye amazina ngo amakanisa asigaye yitwa Redeemed ngo shu ngo bayise ngo ni Cabbage ndabagaye umuntu ngo yahinduye ngo yayobewe ikanisa numva ko ari kibazo yega karagira ngo ndasetse nkoroye nyamujareti namubonye mu ikanisa ejo bundi Bishop ari gusezera aje hanze hariya kwa Bishop nabonye wanezerewe cyane uri umuyumbe sana umuyumbe sana nanditse no kurubuga rwa uri umuyumbe barizwa udafite aho barizwa ese ubundi umuyumbe ne umunyamasengesho uri umunyamasengesho singo umuntu umunyamasengesho yego nibyo uyu ni umuturika wimwitaho mujumbe oya tubisobanura twavuze abayumbi niba ari abanyamasengesho uyu nguyu ntabyazi hanyuma nyamujare mubaze papa iki kiyumbe cyanyu niba utatubeshe ikiyumbe cyano muri Kenya nico muri Kongo buri mu kubona bihuye
aha ngaha bari mu guhenda aha aha none wanezerewe Yesu wakaza umuntu asenga gute ubu si ubuyumbe nyamuze ari ikiyumbe cyane ukibona gute urimo kubona ko bari mu gukora karateka natubwira umuyumbe twumve rata azasange Jackson mushana nubwo avuga gutyo harimo abiyitirira abayumbe ariko harimo n'abayumbe gusa biratandukanye ikiyumbe cino mu mushasha ni ikizungu cy'iwacu muri Kongo biratandukanye kabisa bitandukaniye nyine nico twari tubaje itandukaniro y'ikiyumbe cino bitandukaniye iwacu wageze ubona abapapa basa nkaho bakuze aribo bagize abanyamasengesho abana bakaja mu makorari abasore bakaja mu makorari abanga nyine ukabona abayumbe nyine ukabona nibyo abantu bakuze urubyiruko rukaba mu makorari bakabyina umukunga ariko ntibitwa abayumbe bakaba n'uwagiyemo akaba bene uyu umwe ujana n'abasaza n'abamama babaye nk'abakuru ariko hano uri upfa kuba gusa ushoboye mugani w'abavuga ubangutse mfite imfundo ariko si byo byiza se gusenga mukiri bato gusenga biratandukanye ariko no kubyina narimbaje ikiyumbe ni ukuvuga ngo cyano gifite amakuru menshi mu kubyina hari umusaza umwe w'umupasiteri uvuye ruguru arambwira ati mama ati ino naje gusanga Kenya niyo Sodomu ya kabiri ku isi ati ubukirisitu n'umuntu wari ufite ubukirisitu ruguru turi mu gusanga ugasanga bwashiriye ku mupaka nimbaga ariho buri mu gukamukira bagasiga nimbaga bazobutora basubiyeyo sindi mu kumenya naje yo yashatse gucira abantu imanza yabaciriye kubera ko yabonye ibiri mu kuba none se niba umuntu umwe yarakoze amakosa si umwe nyabo nawe ibateteye si kubavugira bari mu kwambika izina ry'ikiyumbe bakaryambika iyindi shusho kandi bakaritukisha ariko si bose hariho abayumbe n'abiyitirira abayumbe none abiyitiriye abayumbe akaba ari bo batukisha izina ry'ikiyumbe yego ariko mu by'ukuri hariho abayumbe baracyariho nino barahari abo dushobora kubatandukanya gute wamenya gute umuyumbe nyakuri n'uwigirishwa gutyo wamenya gute biragoye kubatandukanya ariko kandi Bibiliya iravuga ngo muzareke urukungu n'ubundi rukurane n'amasaka mupfe kubareka nuko nyine ariko Imana kuko tugiye muri ibyo twaba kwigira abacamanza kandi Yesu niturucaga nawe ntiyobona icyo azokora kuri wa munsi katubarekere gutya ariko mu by'ukuri inkoni y'Imana izobagiraho bari mu gukosha cyane abakiriye imanza oya bari mu gukosha bagende bareke turiya dukomanteri bari mu gukora umupasiteri mikorofone gutera komanteri tumwe na tumwe tudahuye mu ikanisa sibyo kabisa ikanisa ni ikintu cyo kubahwa kandi hari imbere kuri rutari ni ahantu ho kuvugira amagambo yubaka abera no guhumuriza imitima y'abantu kuko abantu imitima yuzuyemo ibikomere gusa n'intimba n'ibindi nk'ibyo noneho umuntu aza kuri uko yarezwe none ko bari mu kubaka mikorofone abayobozi nabo bakazitanga ikosa ni iryande ikosa ni ry'uwayimuhaye aho none abayumbe nta kibazo bifite abapasiteri bicaza abana bari kuziruka ubu nyine babaheze amasomo indero yo mu ikanisa babaha indero y'ikanisa ariko n'ababikora abo turi mu kubona si n'abana n'abantu bafite ubwenge n'abasore baciye ubwenge ntabwo tiwoba ufite ubwenge uno muntu uje kuvuga ibintu bidafite aritikire imbere y'abantu rusa ibi bintu ubona mu baporo biriya bintu twari ko tuvuga mu baturika mwebwe biriya bintu ni gute mubibona nk'abaturika murabigira namwe njyewe iyo mbibonye biriya bintu ngira ngo abantu barasaze kubera yuko sindabibona ku isi nta handi hantu ndabibona nabibonye hano muri Kenya gusa nta gisirimba cyabaga mu minembwe igisirimba bakazasirimba bakabyinira Imana bakabyina neza bitonze batujije bameze neza naho umuntu ukaragira
ni umwuka 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 yakubwiye ngo ukora gutyo tuzi ko abayumbe bagira gahunda umwuka amubwiye ngo nagire gutyo bamwe bazakira imyuka ya satani ya rusoferi. none mwebwe nk'abaturika iyo mureba ibyo bintu twebwe tuza tuvuga nyine hariya mwagi tugana ku musozo narimbajije ngo ese mwebwe nk'abaturika biriya bintu mubibona gute? mane twebwe tuza tubona gusa abantu basa naho bagwaye kuko ibyo bintu twebwe ntitwobikora tibiba. Twebwe ibintu byacu biba bipanze biba biri ku murongo unezerwe muri wa murongo ubabarire muri wa murongo kuko ibintu byacu biba bifite tugira kuingia tukagira huruma tukagira sifa tukagira mashangilio tukagira mwana kondoo tukagira komonyo tukagira kushukuru tukagira kutoka. Izo ni ibiki? Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu byose bigenda bikurikirana mu materaniro. Iki kirahava tuja muri iki kirahava tuja muri iki kirahava tuja nubwo noza nakereje uzampita amenya ngo tugeza aha ngaha hasigaye ibingana gutya kurumva kugira ngo dusohoke. Naho hariya buri muntu aritokeza agakora icyo yumva. Biravana n'ikanisa ariko biravana n'ikanisa umuntu akitokeza ngo mpeza microphone mvuga uko ngo jewe ngo nkiri umuntu uze ngo nakaza nkubita ngo abantu ngo mahama mumenye ibintu bibaho kwe. None se n'ubuhamye hanyuma abayumbe badukurikiye ntabwo ari bose tuvuga tidututse abayumbe bibwirwa benshi bikumva banyirabyo nokuri abigira nabi batukisha abandi ibyo bintu babyihorere. Ibyo bintu ni bibi kabisa. Ariko nyine Bibiliya zivuga ngo uwera yere uwezwa n'uwandura yandura. Niba bafite umusaruro nuko nimba bafite urusengero bazoza babongo niba abayobozi nibazoza bakabarera kuriya urumva iboko ko barasiga ubuhe musingi kuvuga ngo abo bazosiga abo bazosiga bazi yuko ngo nibo basigiye amakanisa ntazabakira amakanisa. Hari n'abandi babananiye nta hantu hataba ibyananiranye umuntu azananirana gute wokubita se mu kanisa ntibakubita se muri leta ikanisa utari umwana wawe si umwana wawe ni umwana wawe biracitse mu kanisa bari n'ababyeyi. Ni ikintu twahuriyemo twese tumaze gukura tugomba kujana discipline y'ukutegeko ry'ikanisa rivuga. Twebwe mu baturika ntabwo intuzi ikanisa ari demokrasi n'ahandi ni uko si demokrasi pi yeraje dukurikiza murubahiriza uko amadaraka agenda ameze. Naho umuntu ngo araje ngo sawa reka tugane ku musozo. Nyamujareti turangiza n'iki wubwira abantu bose badukurikiye cyo bagira icyo kibafasha kibafitiye umumaro mu byo tuvuye kuganira. Murakoze cyane. Icyo navuga buri muntu yipange mu mwanya we. Buri muntu aje ku nimero yiwe bareke kurwanira ku manimero atari ayabo kuko iyo wakinye ku nimero itari yawe uzutsindisha n'abandi. Buri muntu aje kwizamuye buri wese afata izamu ryiwe kugira ngo tudatsindwa cyangwa agatsindisha abandi. Ako kantu ni sawa. Yego gusa ijambo rimwe ku banyamurenge badukurikiye n'abandi bose bumva uru rurimi. Ijambo rimwe ku banyamurenge iwacu haratewe dufite abantu benshi bashonje bababaye abandi bari mu kurya za blue band n'imigati. Ndabasaba imana yo mu ijuru izikora mu bwonko bw'abantu bumve abantu batanga amafaranga buri kwezi batabara yawe 200 300 buri kwezi uzuyatanga umenye yuko hari uwundi waburaye yo mutabara. Jewe sinza ndangiza ikiganiro aho natumiwe hose tavuze icyo kintu kuko baza bavuga muri Bibiliya ngo
sinibuka neza ariko baravuga ngo izo nibigaragaza ko utazisoma Bibiliya nzasoma bukeya ariko ko bavuga nimba ari amateraniro nimba ari kanisa ngo rimenya ngo imfubyi n'abapfakazi itorero nyakuri ryita ku mfubyi n'abapfakazi ryita ku mfubyi n'abapfakazi abo bantu baraharira kuri wacu kandi batabarye bamaze gushoshokwa ukazugira ngo ni igiti cyo kwihesha nico kiza gikubitwa n'umuyaga noneho amashami agahunguka yose agashira uko niko abantu b'iwacu bameze mwuka byaramwe Imana yo mu ijuru zobafashe mubona amafaranga mwe mutamwirukanwa n'amayi kandi tuyashakishe hasi no hejuru kugira ngo dutabare abacu. Yego cyakora ndaza gukora ikiganiro. Yego nukuri ako kantu ni sawa abadukurikiye hari abantu bameze nabi hari abantu bashonje hari abantu bafite ibibazo bikomeye umuntu ari mu kurwara akabura n'icyo yo kwivuza paracetamol cyane imiti yarahenze ariko ndakundi ariko no kubasengera n'ubundi abandi babasengere bakomeze babasengere abayumbe basengere abantu b'Imana. Turabashimiye cyane kuba mwitavye ubutumire bwacu. Yego nange murakoze cyane. Abantu bakore subscribe kuri Rusaku Comedy na MTV yacu 5/5. Yes no kuri Bibogobogo Radio NTV. Yego bakanda aho hantu ni kubuntu nugukanda bakomeza ukabona ibiganiro kandi uzabushigikiye. Murakoze mugira amahoro mwese. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.